ikipe ya Manchester United ubu tuvugana bamwe barimo baravuga ngo ni umusaruro abandi bati nta kintu kirimo batari ko mwibike kimaze imikino idatsindwa batuje nta kibitanze kuko nayo si myinshi nayo ni itsinze imitatu gusa bati umusaruro se ko watangiye kuzamuka bategeze kwa nyakarindwi ntago ari mu makipe na ya mbere abandi batari ko birashoboka yitwaye neza ikomeje gutya birashoboka ko yazagaragara amakipe ashobora kuzakina Champions League cyane ko uyu mwaka noneho Champions League amakipe 5 none se ndimo kuvuga iyi ndimo ndavuga Manchester United Sirike gusa itagitwaye twagiye na Siri iyi kipe n'umusaruro wayo uko bihagaze n'umwashi wa Mr Mafresheri birashoboka cyane rwose nge ndimo ndabibona ageze kujaga serera yego nazavuga ngo ngo muhita muyiseka burya muhita excited ariko ikipe y'imikino 5 idatsindwa yego itsinze ngahe itsinze 3 10 na amanota 15 ifite ngahe ubwo ifite 9 11 ni make umwana utangiye 11 kuri kenze abayicara imbere n'abandi bafite 18 cyangwa 15 ntabwo abo 15 mu 5 oye nanganyije se niyanganyije na Sunderland ifite 10 ifite 13 mani ni ya kabiri arega n'ubundi iyo mikino 5 herutse United National zuzangana igikombe none se Manchester ifite 10 nangahe angahe nabwo yakubiswe na Villa nyine ariko ifite 12 arega fwa iyo byose twakwiye 12 oya 12 heruka United iyi seri United ifite 11 nese makeya biyikira amakipe biyizana se bagahikira ku makipe fama igikombe cyanaga kituganira utuma tuganira yabona igikombe birashoboka igikombe cyihore nabo ingingo y'igikombe zayitegura nayo tujye ku ingingo yo kugaruka amakipe yakira Champions League birashoboka ngewe mu makipe yakira Champions League ndabona bishoboka impamvu ni iyi mani ikina kwa gatanu nako kwa gatandatu kwa gatandatu ubu nta mikino yo mu Burayi bakina ngo barategura match nyinshi match ziyo kujya no bakina kwa mbere so icyo navuga ngewe match bazagaruka ndumva ari Everton bazakina kwa mbere muri match Everton azabari kwa mbere so icyo nge navuga ni kimwe waramutse wabiteguye neza ukumvikana na dressing room yawe ubwo iyo mvuze dressing room ntabwo ari inzu gusa nigizwe nabo bakinyi barimo abakinyi bose mukinego mukavuga muti reka turebe urwego rw'ama equipe Manchester United yanganye nadushireho urutondo rero no kuvuga ngo byibuze iyo urebye niziri imbere nubwo amanota zinganya ariko ntabwo nta kinyuranyo kidasanzwe zifite kirusha icya Manchester United icya kabiri cyo Manchester United izirusha no kubona iyo time yo kuri covering yo kuruhuka gutegura umukino umwe ubu mani ije kugitegura umukino umwe kuri umwe kwa gatandatu ya mbere na Arsenal ifite amanota 26 ikurikira Manchester City na 22 Chelsea 20 Sunderland 19 Tottenham Hotspur Aston Villa Manchester United Liverpool Bournemouth 18 reka dukure zire ebyiri za mbere tuvuge ngo ziri guhanganira igikombe ni imwe ihanganira igikombe nayo kabiri ese tujye kuri Chelsea ese nitubona ko bishoboka Manchester United ntatsinze Sunderland 2-0 inatsinda Chelsea zira zose ziri imbere se United ntiyazitsinze ninganyije na Tottenham 2-2 yego ntabwo irakina na Aston Villa ntabwo barahura ariko urebye niyo inyuma yakubiswe iyo inyuma yarakubiswe nayo Liverpool yayitsinze yakubiswe n'izira ziri imbere n'undi cyane so nyina yakizindi yarakubiswe so icyo nge navuga ni iki mbona Manchester United nabonye amakuru ya Florian Frankenberg avuga ko yabajije amakuru kuri umusore Elliot Anderson mu ikipe ya Newcastle ya Nottingham Forest mu kwezi kwa mbere kugira ngo byibuze izane undi mukinyi mwiza mu kwezi kwa mbere ni inkuru yakoze nimugoroba Florian Frankenberg kuri Twitter yiwe bayikurikiye nimugoroba ngo bakibaza Nottingham ngo yahise babwira yuko yakwishimira kumugurisha ngo ariko price tag ye ni hagati ya $110 na $120 z'amapaundi urumva ivuga ko ngimubarira kuri ako gaciro kuko no mukinyi watangiye gufata umwanya uhoraho mu ikipe y'igihugu y'Abongereza bakavuga ko rero ku myaka
hagati ya miliyoni 110 na miliyoni 120 na 30 kuzibahagiye narenza eshanu kugura n'umukere ko biragora Fuadi Elliot Anderson n'umukinnyi mwiza ntabwo nta gace ka miliyoni 50 none se Bareba ko bari bamushyizeho ijana nta na kimwe mwamuvuye nta gace reka twigendere reka kujya kudisikata reka twe kudeviye reka twe kudeviye twikomereza ingingo yacu. So nkavuga ni ngewe rero Manchester United iramutse ibonye umwe mu bakinnyi beza bo hagati baza gufasha Casemiro cyangwa se kwegera Bruno Fernandes, mbona binashoboka cyane kuko aricyo Fadi yaravuze ntabwo ari bizaterwa naho zizagarukira uyu mwaka nanone kuko ntabwo ari shema izajya ihoraho, ni ukuvuga ngo ni buri mwaka. Ubu ni ukuvuga ngo Arsenal byibuze ari imikino izageza na Liverpool na Tottenham na Chelsea zizageza zitsinda, hashoboye kugera ebyiri muri kimwe cya kane, eshanu umwaka utazaboneka muri oya zizajyamo kimwe cya kane ziriye rwose. Arsenal izagera kimwe cya kabiri mu Bwongereza, so Man City kimwe cya kane, Liverpool yo kimwe cya munani birashoboka. Icyo rero mbona ngewe mbona ukurikije ibyo dusige tubona umukino mwiza, nta madeshe tekinike menshi wabona. Turimo tunabigarukaho ku munsi w'ejo tuvuga tuti kuri Manchester United harimo utuntu duke two gukosora, ndetse na Tony Cascarino ni wavugaga mu gitondo aravuga ati byibuze hari improvement irimo igaragara muri Manchester United. Icya kabiri gishobora kuzayigonga iyi diwo iramutse igiye mu gikombe cya Afurika, iramutse izagenda Amadi Diallo na Bryan Mbeumo kugeza ubu niwe top scorer wa Manchester United, Bryan Mbeumo. So nge navuga ni birashoboka iramutse igarutse noneho igatsinda nk'indi mikino 2 cyangwa 3 yikurikiranye, kuko aya makipe ubwayo Newcastle izahura izagaruka ihura na Manchester City, sibyo? Manchester City izajya kwa Newcastle, Arsenal uri na Tottenham. Urumva ni ukuvuga ngo United zabikina na Everton, byibuze bivuze ngo byanga byakunda muri bari abakuri imbere mu nganya amanota 18 arabazasigara umwe muri bazatakaza, natakaza wowe watsinze bizahita bigusunika ku manota 22 izabona Aston Villa zone 11 izabona Aston Villa kuri zone 16 ngira ngo kandi kuko izabona na Everton na Crystal Palace na West Ham na Wolves na Bournemouth izabara iciyeho kera. Izo zose zifite ubushobozi bwo kunazitsinda na Crystal Palace cyane. So icyo rero mvuga ni iki icyo mvuga ni iki, niba umuntu ajya kwa Tottenham agakuraho ibitego 2-2 umuntu afite ubushobozi bwo gusanga Crystal Palace Salzburg akayitsinda, njye niko mbibona. So njye mbona rero kuri Manchester United araburamo twa tuntu cya kintu Ford yavugaga ejo cya consistency, guhozaho muri defense. Ntabwo ari cyo guhozaho kwa Manchester, nuguhozaho ko umutoza wenda uvuga uti ungiye gufata Daro, Maguire na Lukshaw cyangwa se Lisandro yagarutse, Martinez twamubonye ko yajyanye na equipe y'igihugu arimo aritozanya n'ikipe y'igihugu ya Argentine muri Angola, nayo ngo no gutembera gusa. So nagaruke yitozanye n'ikipe y'igihugu, buriya ngo barabikunda batoza kugira ngo ahindure muvuma, ahindure nyine miriye agaruka afite ibindi bitekerezo bishya. Rega ni nkuko nangaho bose ashobora kuvuga ashobora kwiyongoza Kastari uvuga ati nk'umugiye urugero ndasohokeye Dubai na Sirimerekeza, urumva ukuntu waza umeze kandi yari yanyemereye ngo buri mezi 3 ngo zanjye asohoka, ariko urumva ukuntu urumva ukuntu wagaruka umeze hashize ngahe ayaradenze furuzi. So mbona kuri iyi Manchester United turaza kumenya ese Benjamin Sesko araza kumara igihe kingana gute hanze, ko bavuze ko yagize ikibazo cy'ivi. Ni umusore yaratera ari adapta ku rwego twabakunze umupira w'amaguru tumukeneyeho, ariko byibuze hari icyo yatweretse gishobora gutanga icyizere. So mbona kuri Manchester United izina ifite uburyo irimo improving umunsi ku munsi, njye mbona bishoboka muri top 4 kuko njyewe ubu ngubu aho ijuru rigeza njyewe mitanzi kuruanga itazibona na Arsenal, Man City, Chelsea, Man U, indi pfa kubonamo gutya yarwana ni Liverpool.
n'eshanu baguye kabiri Arsenal yagitwaye baguye ya prediction yongeye usubiremo wongere ugire utuntu ukosoramo United ntirimo ariko nyine nkurikije aho igeze ubu ariko nyine nicyo Nayishyiramo. umupira ugenda ukwerekera urahinduka birahindagurika none se twese hano ntitwahaga Liverpool igikombe uyu munsi kuri jana ya 11 ariko ntari rarenga abantu bose mwarakiyihaye ntari rarenga ishaka kuvuga nta muntu watsinzwe match eshanu ngo agitware muri kuri jana ya 11 eshatu nizo z'imipira imwe batagitwaye ndabona wakibaza sibyo Liverpool isigaje gutsindwa izindi nshuro enye banza mve retour ifite zigoye bene retour ishobora izajya kwa Arsenal izajya kwa Chelsea izajya kwa retour aragera retour oya Liverpool gutwara igikombe byo ntabwo bishoboka retour agiye warasubiranye muri faza wenda kuvuga ngo ntabwo bishoboka ijana ku ijana kuri Manchester United uyu mwaka bakunze ba Man U mugura imyenda mutayigura murye neza cyangwa mubyihorere umwaka iri muri top 4 njye ntekereza yuko amakipe y'Uburayi izajyamo ariko imyanya ine nshaka kuyishidikanya kubera yuko urabona ko Burayi vuga Burayi ni bwinshi rero ari conference Europa na Champions League amakipe atandatu ifite ubushobozi bwo kuyizamo kubera ko uburyo iri kwitwara mbona ifite ubushobozi bwo kuyizamo aka ane atandatu bagiye muri nyine na atandatu ya mbere ariko ane byabitunguranye byantungura cyane ariko kubera yuko urabona ko imikino bakina ntabwo Manchester United aba yakipe nziza aracyafite utuntu two gukosora twinshi nk'ubu ngubu ntekereza ko ngiye mu Bwongereza rero ikipe ifite mu makipe akina igice cya kabiri kibi ntabwo irajya menya kugira igice cya mbere cyiza n'igice cya kabiri cyiza ubona ko byonyine itaraba consistent mu mukino wose minota 90 ikindi kandi Amorim ku ruhande rwe urabona ko afite ibibazo by'abakinnyi mu kwa mbere ni ngombwa yuko bamwe bagomba kumereza 30 twako match ziheruka yo bakuyemo Casemiro urimo urabafasha cyane kubona ko ikipe ya Manchester United imira afashwa na Casemiro imyaka 30 n'ingayo umukinnyi ejo bundi bafataga nk'uwo mutagifite agaciro mu ekipe iyo sose mu kibuga Manchester United akenshi ititakaza cyane ko none badafite umutipiko number 6 umufasha muzima kwa ko Ugarte ubona ko atari ku rwego ikindi ukareba ko defense yiwe nayo cyane cyane reka tukere no kwita defense uruhande rw'ibumoso rwa left wing back uruhande rwabo rufite ibibazo guze Daro ntabwo ari ku rwego Dorgu nawe revo yaje ariho mbona arasubiye inyuma kandi nayo ntiyari yo kubanza mu kibuga gukinira wing back yose kandi no ku ruhande rw'iburyo nubwo aho gutanga umusaruro kwa Madiaro uribaza yuko ntabwo ikipe yagendera ku mu wing back uri offensive gusa ko nko kuri match ya Nottingham Forest batsinzwe ibitego biri guca ku ruhande rw'iburyo kubera umukinnyi bafite nka Amadi yaro iragaragaza gufasha offensive ariko ntabwo defensive baza gufasha kubera ko ntabwo ari akazi ko urumva ko wing back zayo urazikeneye cyane kandi muri system arimo yakina agomba gukina abakinnyi bakina ama wing back wabona rero ukabona ko rero cyane cyane akeneye abakinnyi muri iyo myanya by'umwihariko wareba n'imbere mu kwambera Amadi yaro umukinnyi bagenderaho umwe mu bagenderaho azajya mu gikombe cya Afrika Bembumo umukinnyi mwiza wa Man U azajya mu gikombe cya Afrika Sheshko nawe uramenye azamara hanze urumva ko nabwo bakenera rutayizamu byuze ni yabo umwe cyangwa umukinnyi ukina imbere ibyo byose ko Manchester United igira abakinnyi ikindi kandi nta muri mubwe ntago aramenya game management akenshi nge maze kwera kuri match zikurikiranya iyo umutoza bahanganye gwera kuri Brighton nubwo bayitsinze iyo umutoza bahanganye akoza akantu gato mu cyo ari mpamvu agira igice cya kabiri kiba akoza akantu gato ahinduye amara mu kwiyadapta kugira ngo ahita abikora nuvuga ngo agira igitekerezo gitandukanye n'icyo yatangiranye umukino ahindure mu mukino direct ku bakinnyi afite byaramugoye yego harimo factor yuko kuri bench areba yakabona nta muntu wamuha igisubizo ibyo byo bibora ariko none ntago nk'ejo bundi Tottenham Hotspur yazanyemo uyu mwana yitwa Odor Bey amujya mu kibuga asimbuye Tottenham igice cya mbere cy'intageze no mu izamu na rimwe na final third bigoye ariko arazita ihindura ibintu byose igezeho Matthew Still ihindura ibintu byose abakinnyi rero batumye Spurs bone ibitego bibiri byayo ariko Amorim Ramplasa makoze nizo ziza kumushyirisha amahubwo avanyemo Casemiro biragonya avanyemo Maguire sinzi impamvu arahinduranye mu defense injijemo rutayizamu nawe yaraje aramufopinga iki kibazo kiwe Sheshko yagize match mbasimbuye kuri Brighton nabwo byarabaye Ramplasa bakoze iminota yanyuma zese zibakoraho kuri match ya Nottingham Forest ntabwo niko byagenze ntekereza ko rero akwena none kumenya uburyo yadapta ku bakinnyi afite kwako ntago azahora afite claims uko cyangwa se companies uko adafite abakinnyi buze agomba kumenya uburyo akoresha abakinnyi akamenya uburyo agira ibitekerezo bya kuri squad afite ariko cyane cyane ikintu gikomeye akeneye kubanza kubona abakinnyi cyane cyane muri iyo myanya niyo bamuha gatandatu n'umu left wing back kuko niyo hantu biri alert nuvuga ngo ni iby'ingoga babikore vavu ngewe ikintu mbona kuri Manchester United ubu ngubu nibyo kwishimira kubera ko uyu munsi umuntu ashobora kwicara akabona ikibazo kiri kwa United ubundi mu minsi itambutse kwa United yicara ukareba ikibazo ukabona nimba ari umukinnyi doga n'abakinnyi twari tufite kwa United bari bahari icyo gihe nk'uko tubona ko noneho uko ikipe irimo kugenda ikura buri munsi yerekana ko umuntu waguze Manuel Ugarte kitari igitekerezo cyiza ukicara ukabona ko bigoye uyu musore Daro yari mwiza wenda hashize ko umunsi atari mwiza muri systeme hari iterambere ry'umukino uri kuribona kwa Manchester United rinerekana ibibazo n'ikipe ifite ku buryo
byanakosorwa nyine kuvuga ngo United uyu munsi ifite Casemiro iminota 90 reka no kubana no gusimbuzwa ari igihenda bitako no mu kwa mbere Casemiro aramutse asuye ku rwego ya iminota 90 ko imyaka afite nekereza ko adashaje cyane byo kuba ari gukina iminota 60 buri munsi asuye ku rwego rwo kuvuga ko abandi bakinyi bamurusha n'imyaka abakeneza ko kumusimuza yagize nk'ikarita cyangwa nibyo ari kukubwira nyine wowe ubwe agasura ku rwego rumwemerera gukina iminota 90 nta kibazo na gito yagize izo karita byashoboka zirinda byashoboka ko na condition physique nayo imwemera gukina iminota 90 byaba ari byiza cyane uyu munsi starting 11 ya Manchester United uyibonamo imbaraga zatsinda umukino ariko mu bakinnyi bari kuri benshi bigaragara ko nta gisubizo gikunda kuva kwa United kuri bench ahubwo havaye abakinnyi baje kwishirishamo igatakaza amanota icyo mvuga cyo kwishimira gihari nuko uyu munsi umuntu yicara akaba yabona ibibazo mu ikipe ya United ubundi mbere byari bigoye ko ikipe intero yari imwe ari ugutsindwa uko bakinnye kose byarangiraga match bayitakaje bayinganye cyangwa bayitsinzwe ariko uyu munsi barakwiye cyane ko bagikora abagikoze ukababona uje gutuma bifana ukamubona icyo United uyu munsi ihanganye nacyo mbona kinayigoye cyane ni ikibazo cy'abakinnyi bari ku rwego bahagije rudahagije abari ku rwego bahagije ni David Suarez ngo kufite umukinnyi ariko anakwiye ko yajya muri iki kibuga gakina uyu munsi United abakinnyi ubona ko bigendanye n'imikinire kuko wenda muri systeme za mbere za bane batatu twabonaga nk'uyu musore Kobe Mayino ashobora kuza akabagira ikintu yafasha ari mu mustata ariko uyu munsi timo kubona ko bisa nk'ibigoyemo ikindi nubwo Casemiro tubona kenshi akunda gusimbuza kubera amakete y'imihondo abona twemere ko uyu munsi Bruno Fernandes amaze gukora statistique nziza kuko imikino itateruka yakiniye hanze ya Old Trafford yatanze zose assist izo match urumva kubigendanye no kuba yakongera gushaka uburyo yibagasubira imbere akaba yatanga umusaruro mu buryo bwo offensive ari kubikora ariko Bruno Fernandes ntago ari umukinnyi mwiza wo gufasha Casemiro kuba yakwirinda kubona nk'ayo makarita y'imihondo ntago kumufasha gukora yaradiwa kundi Christian Eriksen amukorera yayimukoreraga datuwaka ntago amufasha kuyikora kugira ngo Casemiro ahure n'ibyamaze gutungana ibyo bigatuma n'ubundi ayisa nka harimo ikibazo kuri ya mediane kandi ukuramo Casemiro ubona ko nta wundi muntu kwa Manchester wakina iminota 15 igendanye n'icyo Casemiro yatangaga urwego rwa Casemiro ni ikibazo rero ukabona ko United irimo kugongwa n'ikibazo cy'abakinnyi bakeya bari ku rwego rw'ukinira United muri no minsi icyo ni icyambere isoko ryo mu kwambira United kubigendanye na PCR ntago byari bagaze neza ku buryo abo kizajya ku isoko igagura abakinnyi barenze 3 biragoye numwe mubonye byaba ari amahirwe ariko isoko ryo mu kwezi kwa mbere nkagiye impungenge z'uko akenshi umukinnyi ukora muvoma niba abakinnyi usanga kenshi nabwo kugira ngo bagire icyo bagufasha bigoye wenda nka Real Madrid ntimo ko Hendrick uririyo baramaze kumugutiza kuko ntimukeneye cyane ariko kuri United urebye umukinnyi uri ku rwego mu mediateri abavugaga bose bumva amafaranga yo kuvugwaho usubiye kuri Bareba baguhenda ugiye kuri Elliot Anderson ni ikibazo ikindi kibazo mara kizayigora cyane ngo bya icyo kibazo cya squad nakubwiraga uribaza imikino Brian Mbemo dahari Amada dahari ubwiza bwa United bwose tubona muri iyo mikino 5 abagabo bafite muri hari ku buryo butaziguye n'amazira ntazaba hari kandi nawe ageza agafasha mu mikino imwe n'imwe rero United icyo kwishimira cyane igihari nuko improvement nyine kwa wicaro ukabona n'ikibazo no hantu giherereye ikibazo cyaboneka mbere n'icyabonekaga ikibazo kwa United we wicaro kuvuga ngo vuba byuhoza kwicara ngatwe kuvuga ngo ende umutoza improvement yarikoze niyo mpamvu turimo barakina ni by'umutoza ni umutoza 100% ahubwo ikindi cyo nakishimira nubwo window transfer mbona n'abakinnyi barice bakavuga ati ariko bona go shagura arimo akarengemo na muri ataragerageza kandi gashobora kuzamufasha afite ikibazo cya left wing cyane kutagerageza mazara aho kugerageza aho guhorashyirayo Diego Dalo kugenda ajya kiriyo mazara ko mazara left wing akina match zimwe na zimwe nyera n'agasimba neza n'ubuntu nk'umwikipe y'igihugu yabo urugero niyo yakina kwera Sharafu Hakimi mazara yikinira gatatu mazara wibuke ko arimo aragarura fitness mu bibazo by'imfunisha arimo arakiruka ariko nge mbona ikindi kintu umuntu yakishimira nuko bagize transfer window nziza ubundi myaka yashize byaragora ko Man yagura umukinnyi akazakata umukinnyi mwiza wayo ibintu byeruka kugwa Bruno Fernandes aza muri Man Mbemo nibyo arimo arakora ubona ko ni umukinnyi mwiza even Matheus Cunha nawe ni umukinnyi mwiza abantu muri 5 barimo aho hafi ariko ni Cunha cyane kunyira mu bakinnyi bezama erega Cunha ariko ntari mu beza okay impamvu Cunha ntago umusoroka kanya arimo bitego ntago kuko bitego arimo arabitsinda muri Wolves gutya gutya ari hejuru ariko akanya urebye Cunha mu byafasha Manchester United kuvana umupira inyuma champion itangira imikino 8 ya mbere kagabo kanimero 8
niko kana kandi nta kana mume cyane bakujya uva ku mukinnyi ushaka gukora imyaka 3-4 akina ku rwego rurimwe atavunika atagize ikintu cyakunya kunya kiza muri mane y'umukinnyi ufata umupira akawuvana muri kibuga cyabo akawujyana muri final third agatera mwiza nuvuga akora ama ball recoveries menshi muri Premier League yose nagaragira imibare ya assist n'ibitego kurusha abandi bakinnyi nk'ibyo yari afite muri Wolves afite nk'abigaye ngo bitego kimwe se nishaka kuba ari kimwe muri Premier League cyakindi cyo kuri Brighton nta kintu assist aratanga ariko umusaruro utanga mu kibuga uri murebo nako ajya nk'uko match ya Liverpool ntabwo si igitego ariko uruhare yagize muri la match atindana umupira akoresha amakosa atuma man igira possession mo gakeya urabibona ibyo ngibyo nibe byamaze Fadi isezo yibirebye urabona ko amakipe yegeranye mu bushobozi unabirebera no ku rutonde rwa bushobozi nanone nukuri amanota aregeranye babyigana barimo barabyiga nka United iri hagati ya mbere ya mbere irashya kabiranga kandi akora watubwiye ngo tubikore ku gikombe bishyire mu bya Big Four n'ibyo guhera kuri 3 dore ukuntu bipanze hari ariko bizanahinduka cyane iyi ni Premier League yabipangaga gutya ukurikije amanota zifite urabona ko nyine zacucitse nibyo ariko iyo urebye ukareba Chelsea kugeza kuri ukareba Sunderland ukareba Spurs Aston Villa Liverpool Bournemouth reka wenda tugarukira aho ngaho tureke za Crystal Palace zifite 17 no tuvuge tuti ese muri izi ekipe Chelsea Sunderland Spurs Aston Villa na Liverpool na Bournemouth wakuramo ikipe zingahe zishobora gusanga zira ekipe ebyiri zikabenye none ugategereza wa muntu wa gatano uzakotana ku munsi wa nyuma twamaze ko nako za Newcastle zasigaye za ekipe ubu iri gukina Champions League yego na ekipe zatweretse ko zidashobora gukina amarushanwa abiri ngo ziyajyanirane zitazijyanirane na nundi mwaka ari wabanje cyane Champions League champion itameze neza hano nahita nkuramo Sunderland kozamura ngakuramo Bournemouth urumva ngakuramo Tottenham Hotspur nako Aston Villa nuvango nkweme ikipe 3 nkwemo Sunderland nkwemo Bournemouth nkwemo na Aston Villa nkahita mvuga ni muri Chelsea Man United Liverpool na Man U se ni muri izo kipe 3 hagomba kuboneka aba boss babiri bari ari hejuru mitamvuga ni boss rega n'umwe nawe afite bodyguard nyuma ye uno ko ari mintera biragoye ngo naba boss babiri batatu bagomba gusanga uri mu boss umwe biragoye boss hejuru nakorwa ura mu boss hejuru byihore bara na boss babiri iyo urarengeye ko ndubona iyo yabonye Man City birahomba kuri Premier League bari kora nkabona nka nuza nka katufite nk'urwego rwa Man City ndikora Arsenal nkabona imeze nka nuza ameze nka boss Man City twandana Mansur abandi ni bahardin Mbaraka urumva difference hagati ya Man City ariko musozi kiganiro umufana Arsenal yagwira abo hagati ya Arsenal na Hardin Mbaraka intu zirimo Pepe yaravuze ngo ikintu kimubera kimuryohera nugukurikira ngo nukugukurikira ngo ariko azira ngo umuntu umukurikira kera warahigeshe ngo azira arahige warahiye kureba imbere yawe yahiga gasha njyewe nyiri hano yahiga umbasi numwe njye mbona Man United ubitakangwa na Chelsea nukuri abafana ba Chelsea mu mbabarire yego pe yaranabatsinze urumva yarakuye batsinze byo yarabatsinze icya kabiri barusha byose ibi nk'iya gatatu se Man U urumva Man U waye umwanya wa gatatu Chelsea iri tayari waye umwanya wa gatatu Man U waye umwanya wa gatatu njyewe nukuri kimabarebye nabi yawe betetana wa gatatu sawa n'igikombe ahubwo turi kipe gere rero mfitiye ubwo muri aya makipe umuntu witwa Unai n'umuntu muri serie gere oya reka tubyemera Unai nta kintu Unai ni serie Unai ari serie ari no gukina Europa League ni Europa League conference ariko attention kuri Manchester United imikino imaze gutsindwa se Liverpool nitsinzwe myinshi kurusha Manchester United iyi season Liverpool imaze gutsindwa 5 birahinduka ibya Premier League vuba umva bihinduka Liverpool igatsinda match izatsinda match 28 zisigaye nta nimwe itsinzwe none se gato mbanze akandi kabazo mbere ko dukomeza